Muraho, ndabashimye cyane rwose kubona akanya mufashe kugira ngo mwumve ijambo Uwiteka nshize ku mutima. Rwose Uwiteka wabahamagaye, wabahaye ndetse ako kanya ko gutuza, abaha umugisha rwose urenze uwo mwifuza. Buriya rero byaba byiza umukristo wese amenye ko Uwiteka afite uruhare runini ku buzima bwe bwose. Kubera imbabazi n'urukundo atugirira, aduha n'iyerekwa ridufasha kubaho nk'abana be. Ibyo bikaba bifasha umuntu wese kwisuzuma kugira ngo ashobore kugera ku ntego z'ubuzima Imana yamuhaye, ubuzima yamugeneye, kandi akarushaho kumwizera. Iryo yerekwa rero ntiriba rireba ubuzima bwe wenyine, ahubwo riba rireba n'ibisekuruza bindi biri imbere. Uwemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we yagombye gushishikarizwa no kumumenya kurushaho, asoma ijambo rye, asaba Uwiteka Umwuka Wera kumufasha kumenya ijwi rye no gusobanukirwa, gutega amatwi ndetse n'icyo Imana ivuga akagisobanukirwa. Ibyiza yankoreye byose, iyo nsubije amaso inyuma ndareba ngasanga nta kindi nakorera Imana usibye kuyiguma mu biganza no kuyibera umukozi wayo, kuko yankoreye ibirenze ibyo umuntu yakwifuza. Ibyo Uwiteka yaremye, ibyo Uwiteka yerekana igihe cyose, haba hariho imbaraga zituma ibihugu, imiryango ndetse n'amadini byubakwa neza kandi bigahinduka ibikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo iyo Uwiteka yerekanye, ari iyerekwa, akaryereka abana be, akaryereka abantu be, bakarifata oseriye cyangwa bakarikurikirana, iryo yerekwa riba ririmo imbaraga, riba ryaje rifite impamvu. Iyerekwa riba ryaje rifite imbaraga zubaka igihugu, imiryango ndetse n'amadini, bikubakwa neza kandi bigahindura ibintu, bigahinduka ibikomeye mu buzima bw'abantu. Ubu butumwa rero Uwiteka nshize ku mutima buravuga ku bigendana n'iyerekwa ryubaka inzu, dusanga mu gitabo cya Zaburi, chapitre 7:27, umurongo wa mbere. Reka nsome. Uwiteka iyo atari we wubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa. Uwiteka iyo atari we urinda umudugudu, umurinzi abera maso ubusa. Reka rero dusenge. Mana yacu, turagushima ku bw'aka kanya uduhaye ko kumva icyo ijambo ryawe ritubwira. Turasaba ngo Umwuka Wera rero adushoboze, aturinde kurangara, adufashe gusobanukirwa neza n'icyo nshaka kutubwira muri iyi nyigisho cyangwa se muri ubu butumwa. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, amen. None rero, ubu rero ndifuza rwose ko dusobanukirwa n'icyo iyerekwa rishaka kuvuga muri uyu murongo. Iyerekwa hano riravuga ngo ni ubushobozi bwo kubona ibintu uko bigomba kuba, atari uko biri gusa, ahubwo hamwe n'umuhate wo kubishyira mu bikorwa. Iyo umuntu Imana imuhaye iryo yerekwa nyine, imuha n'ubushobozi bwo kubishyira mu bikorwa. Iyerekwa riba rishaka kwerekana igitekerezo cy'ejo hazaza. Ikindi tuvuga ku bijyana iyerekwa riba rishaka kwerekana ikimenyetso cy'umugambi wawe wowe bwite. Iyerekwa rero ni ishusho ryerekana impamvu yo kubaho kwawe. Iyerekwa ni uburyo uboneramo uko ejo hawe hazaza hameze.
Turebye rero muri Bibiliya ivuga ko kureba mu mwuka ari ubushobozi bwo kubona ibitagaragara. Hanyuma mu isezerano rya kera iyerekwa ryabagaho kenshi kugira ngo umuntu ahabwe ubutumwa bw'Imana. Kandi si kera gusa, n'ubu ngubu turerekwa, abantu benshi barerekwa. Ikibazo ni uko berekwa bakabisiga bari bicaye cyangwa baryamye ntibabishyire mu mukoro. Muri Bibiliya iyerekwa ni uguhishurirwa gukomeye cyangwa guhabwa ubumenyi butangwa n'Imana ku bantu. Uwiteka atanga iyerekwa abinyujije cyane cyane mu nzozi. Iyi Zaburi rero 127:1 utwibutsa ko iyo Uwiteka atari we wubatse inzu, umurimo w'abubatsi uba imfabusa, kandi ko iyo Uwiteka atarinze umudugudu, kuwurinda n'abarinzi ntacyo biba bimaze. Tukivuga ku iyerekwa ryubaka inzu, igisobanuro cy'inzu gishobora kuba ari amazu afatika, umuryango ashobora kuba ari amazu afatika, ashobora kuba ari umuryango w'abantu, ashobora kuba ari itorero, ndetse n'ubuzima bw'umuntu bwite. Muri ibi byose rero Imana ifatwa nk'umwubatsi mukuru, kuko niyo Imana nyine ibitanga, kandi twagombye kujya tuyiha akanya kayo. Reka tuvuge ko imiryango ishinga amazu, hanyuma abarinzi bakarinda imijyi yayo. Ariko ibi bikorwa byombi, imiryango ishinga amazu, hanyuma abarinzi bakarinda imijyi. Ibikorwa byombi ntacyo bimaze iyo Imana itabirimo. Imana ni ngombwa. Reka turebe ku bintu bikurikira icyo iyerekwa ribikoramo. Iyerekwa ry'umuryango, umuryango uzi Imana, riba ryubakiye ku mahame y'urukundo, amahame yo kwizera iby'Imana, kumvira no gukorera Imana nk'uko bivugwa mu byanditse byera bitagatifu. Umuryango udafite Imana ntushobora kubona ibyiza Umwuka Wera uzana mu mibanire yabo. Reka turebe ibigendana n'imiryango n'iyerekwa ry'umujyi uzi Imana. Ryibanda mu kurema imiryango irangwa, mbese iyerekwa ry'umujyi uzi Imana ryibanda mu kurema imiryango irangwa n'ubutabera bw'Imana, imiryango irangwa no kwizera Imana, imiryango irangwa n'amahoro ndetse no gutunganya gahunda z'ibyangiritse. Iyo nayo ni iyindi ntambwe umuntu aba abona iyo umuntu akoze attention akumva icyo iyerekwa rimubwira. Iyerekwa ry'itorero rero ryibanda mu kugira umuryango w'abera wunze ubumwe. Nk'umugeni wa Kristo, itorero ryiyegurira kwamamaza ijambo ry'Imana, gufasha abantu kwigishwa ubutumwa no guhindura imiryango binyuze mu mbaraga z'ubutumwa bwiza. Ni impamvu ari njyewe ari wowe twagombye kujya dukora ibishobotse tukavuga ubutumwa bwiza ko buhindura ibintu byinshi. Mu by'itorero rigamije harimo gusenga no kuramya, kandi Uwiteka aba abirimo. Usibye kuba ari we ubwe wubaka, naho ubundi byananirana. Ntacyo byaba bimaze nubwo abantu baba bakora cyane mu itorero, baririmba indirimbo nziza, bafite uburyo bwiza bwo gukwirakwiza ubutumwa bw'Imana. Ntacyo byaba bimaze mu gihe ibyo byose bidakorerwa Uwiteka
kandi mu gihe atari we wubatse iryo torero, ntacyo ibyo baba bakora byose biba bimaze. Dushobora gutekereza ko kubaka itorero ry'Imana bitoroshye, ariko tukibagiza ko mu by'ukuri intsinzi yacu ari urukundo Imana ikunda itorero ryayo, kuko niyo yarisizeho. Abayoboke ba Yesu ntibagombye gukora amakosa yo kutisunga Imana mu buzima bwabo, kuko bitagenze gutyo ibyo twagezeho byose ntibiba bigifite cyangwa ntibiba bizagenda neza. Abakiye agakiza twese twagombye gushishikarizwa no gushyira Imana imbere ya byose. Tujye tureka yubake ubuzima bwacu, yubake ingo zacu, yubake ibihugu byacu, ndetse yubake isi, kuko iyo abana b'abantu twabinaniwe, Uwiteka abashoboye. Ukwizera asigaye akabikora ku bw'ubuntu n'urukundo dukunda. Iyi zaburi rero 127 umurongo wa mbere yanditswe n'umwami Salomo. Uyu ni umuburo ukomeye uvuga ukuntu kwiyiringira kw'abantu ntacyo bimaze. Mbese kwiyiringira nyine ntacyo biba bimaze. Biragaragara ko iyo Imana itahaye umugisha abantu bayo, nta butabazi bufatika baba bafite, yewe n'imbaraga nyinshi bakoresha ziba imfabusa. Iyi zaburi idufasha kujya twiyibutsa kwiringira ubutware bw'Imana mu mirimo yacu yose ya buri munsi, no kureka kujya twiringira imbaraga zacu bwite. Icyo gihe iyo tubigenze gutyo biradushobera, ahubwo bikatunanira. Iyi zaburi itwibutsa ko kubaka inzu bisaba ubuyobozi bw'Imana. Ntitukajye twishingikiriza imbaraga z'abantu, kuko abantu turadesebana. Abantu ntabwo burya dukunda kuba dukora ibyo undi aba ashaka, ahubwo usanga umuntu kubera kuba selfish yikora ibyo yishakiye. Uyu murongo rero, Zaburi 127 umurongo wa mbere, udufasha kumva ko kwihata ari byiza, kandi ko inkunga y'Imana ihora ijyanye n'umugambi wayo. Uyu murongo udufasha kumva ko kwihaza atari byiza, kandi ko inkunga y'Imana ihora ijyana n'umugambi wayo, twasomye muri Yeremiya 29:11. Iyi zaburi rero ntica intege abantu bakora cyane, ahubwo ibatera umwete n'umugisha wo gukorana n'Uwiteka, bakagira n'ikiruhuko muri we. Iyi zaburi ikaba igabanyijemo ibice bitatu. Igice cya mbere ngo Uwiteka iyo atari we wubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa. Icya kabiri, Uwiteka iyo atari we urinda umudugudu. Icya gatatu, umurinzi abera maso ubusa. Reka rero turebe icya mbere. Navuze hariya ngo ibintu tugomba kumenya ngo bigendana n'iyi zaburi, turasangamo ibice bitatu. Icya mbere, Uwiteka ni Uwiteka iyo atari we wubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa. Abasesenguzi benshi basobanura ko inzu ari umuryango. Reka tuvuge ko uyu murongo uvuga ku bigendana no kubaka urugo. Aha biragaragara ko Uwiteka ari we wubaka urugo cyangwa itorero rihamye kandi rizaramba. Iyerekwa ryubaka inzu iryo ari ryo ryose umukristo azarigira, iryo torero, iryo yerekwa iryo ari ryo ryose umukristo narigira rizaba
rigizwe n'ibintu bikurikira kugira ngo rigire umusaruro ugaragara cyangwa umusaruro mwiza. Ikintu cya mbere, umuntu agomba kwandika iyerekwa rye maze akarishyira aho ashobora kuribona igihe cyose. Icya kabiri, umukristo wese agomba gusoma iyerekwa rye buri munsi cyangwa buri gihe, akamenya intego agomba gukurikira n'imikorere yayo isobanutse. Ni ukuvuga ko umuntu agomba kumenya uburyo inzu izamufasha mu buzima bwe buri imbere cyangwa mu buzima bwe icyo gihe. Hari igihe umuntu ashobora gukenera inzu nini ifite ahantu ho kwidagadura, inzu ifite ibiro cyane cyane abantu bakorera mu rugo, ahantu hari ishusho ry'amasengesho n'ibindi n'ibindi. Ashobora kuba anashaka kuba muri iyo nzu ye afite ahantu hari icyumba cy'amasengesho nk'umuntu ukunda gusenga n'ibindi n'ibindi. Aha ngaha rero tubisanze muri Habakuki igice cya 2 umurongo wa 2. Hari kuvuga ngo, maze Uwiteka aransubiza ati, andika ibyerekanywe ubigaragaze ku mbaho, kandi ngo ubisomye abyihutire. Murabona ko biriya bintu bibiri twabonye hejuru, gusoma no kwandika, biri muri Habakuki igice cya 2 umurongo wa 2. Reka turebe igice cya 3 cy'ibyo turi kuganiraho none. Umuntu agomba kuvuga iyerekwa rye buri munsi cyangwa buri gihe. Ni ukuvuga ko agomba kurisengera, agomba gusengera iryo yerekwa rye, nk'uko Imigani 18:21 bivuga, ururimi ni rwo rwica kandi ni rwo rukiza, abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Ubwo rero turarangije icya 3, tugiye ku cya 4. Ugomba kugira icyo ukora kijyanye n'iyerekwa ryawe. Ugerageza gutera intambwe ya mbere mu bikorwa kugira ngo iryo yerekwa rigere aho rijya. Hanyuma Uwiteka akayobora inzira yaryo kugira ngo rigere aho rijya mu gihe cyaryo. Urumva rero ko ni ibintu bikorwa, ntabwo ari wowe wenyine ubikora gusa, n'Imana irabikora. Icyo uba ukeneye gukora ni ugukomeza kugendana naryo, nyine n'iyerekwa ryawe, ubundi Uwiteka wariguhaye nawe aba arimo kugendana naryo mu gihe cye. Ufite iyerekwa wese yagombye kuzirikana ko naryo rikora igihe cyose umuntu aba agendana naryo. Ni ukuvuga ko utagomba kuba udakora ibigendana naryo. Ubwo ukomeza gusaba Imana ngo ibigufashemo. Reka turebe icyo Habakuki 2:3 aratubwira kuri ibi ngibi. Haravuga ngo hati, kuko ibyo byerekanwe ari iby'igihe cyageze, ngo kuko ibyo byerekanwe ari iby'igihe cyageniwe, ariko amaherezo bizavuga kandi ntibizabeshya. Nubwo byandika ni ukubyandika, kandi ntibizabeshwa. Nubwo byatinda ubyitegereze, kuko bizaza nta kabuza, ntibizatinda. Reka nsubire muri Habakuki 2:3. Haravuga hati, kuko ibyo byerekanwe ari iby'igihe cyagenwe, ariko amaherezo bizavuga kandi ntibizabeshya. Nubwo byatinda ubyitegereze, kuko bizaza nta kabuza, ntibizatinda. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Aha biragaragara ko ugenda ugana ku iyerekwa ryawe
kuko Imana nayo iba igendana nawe, amaherezo akazaba guhurira urweragati. Imana ihabwa icyubahiro. Akenshi rero usanga abantu batangira kurambirwa bagiye kugera ku iherezo ry'iyerekwa ryabo, bakiyumvisha ko birimo gufata igihe kirekire, ariko umuntu yagombye kwibuka ko atari we wenyine urimo kugenda muri iri yerekwa. Niyo mpamvu umwubatsi yagombye gukora agirana imishyikirano n'umuyobozi we, ari we hano ni Imana turi kuvuga. None hagomba kubaho gusenga nk'aho byose bishingikiye ku Mana. Hakabaho no kuvuga ngo senga Imana uyisaba ibyo wifuza byose n'ibyo ukeneye, hanyuma ukorane umwete kugira ngo iyerekwa ryawe ritungane. Urumva rero umuntu ubwe agomba kugira icyo akora, hanyuma n'Imana nayo ikabimufasha, maze iryo yerekwa rikagira icyo ritanga nk'umugisha kandi utunganye. Igice cya mbere cy'Izaburi 127 kitwibutsa ko akazi ari ikintu cy'ingenzi mu buzima bwacu. Twaremewe gukora, kandi akazi gatuma duhesha Imana icyubahiro nk'abo yaremye mu ishusho ryayo. Abanyarwanda baca umugani uvuga ngo udakora ntakarye. Urumva rero ibi nabyo ni ngombwa. Reka turebe inama zagirwa umukristo wese ufite iyerekwa. Umukristo wese agirwa inama yo kugira iyerekwa kuko ryashyizweho n'Imana yaturemye, Imana idukunda. Umukristo wese rero yagombye kuba afite iryo yerekwa cyangwa viziyo. Umukiranutsi agomba kumenya ko iyerekwa rishobora gufata igihe kirekire, ariko rwose umukristo ntagombye gucika intege, cyangwa se ngo akureyo amaso, cyangwa se ngo akure amaso ku cyerekezo cye mbere y'uko kivuka. Yagombye kwihangana niba birimo gufata igihe kirekire kugira ngo iyerekwa rye ribeho. Urumva rero uwo muntu yagombye kwihangana niba birimo gufata igihe kirekire kugira ngo iryo yerekwa ribeho, kandi koko biba bizagomba kubaho, nk'uko Abagalatiya 6:9 hari kutubwira ngo twe gucogora gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura, ntituzagwa isari. Hano naho muri Ecclesiastes mu Mubwiriza 3:1 naho haravuga ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Gutinda bizaba ikizamini kinini gikomeye cyane, ariko ntukihebe ngo ucike intege, kuko byaba bihaye Sekibi icyuho, ugasanga arakwikoreye. Turangije point A iri kuvuga ngo Uwiteka iyo atari we wubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa. Tugiye kuri point B ivuga ngo Uwiteka iyo aba ari we urinda umudugudu. Ibi bishimangira ko Uwiteka bishimangira ko umutekano nyawo uturuka ku Mana yacu isumba byose, ntabwo uturuka ku bantu, haba mu mujyi cyangwa se mu rugo. Ubundi umutekano uturutse ku Uwiteka uba ukenewe igihe cyose, kuko ni wa wundi wa mutekano umuntu wese yifuza. Uruhare rw'umurinzi ni ugukora ku buryo habaho umutekano. Tugere muri Zaburi 127:1 ivuga ko abubatsi bazubaka n'abarinzi bakarinda, ariko
navuga ko kurinda kw'abantu kutagombye gusimbura kurinda k'Uwiteka Imana yacu. Uriya murongo uravuga ku mutekano wo mu mwuka uwo mutekano ukunze gukoreshwa mu kubungabunga umuryango, itorero ndetse n'igihugu. Akenshi ubwoba n'imihangayiko bituma abantu bakora cyane cyangwa se abantu bakirinda. Akenshi ubwoba n'imihangayiko bituma abantu bakora cyane cyangwa bakirinda, ariko ukuri ni uko umutekano nyakuri uturuka mu kuruhuka kandi umuntu aruhukira mu Mana. Bamwe muri twe ntitwakwibuka inshuro twasize imodoka zacu cyangwa se amazu yacu adafunze, maze umunsi ukira uri ukaza, ariko iyo dusubiyeyo tugasanga inzu ntawayimennye, inzu ntawayinjiyemo, ndetse n'ayo mamodoka nta kibazo yagize. Ibyo byose byerekana ko Uwiteka aba ari we wabaye umurinzi. Burya kenshi tujye tubizirikana kandi dushimire Imana. Ubwo rero tuvuye kuri point B ivuga Uwiteka iyo atari we urinda umudugudu, tugiye kuri point ya nyuma C, umurinzi abera maso ubusa. Uyu ni umurongo wo kwirinda. Uyu ni umuburo wo kwirinda gukora ikintu Imana itarimo. Iyi zaburi ishimangira ko akazi gakozwe Imana itarimo usanga karangwa n'imihangayiko kandi ntabwo kazana amahoro nyayo. Uyu murongo rero Zaburi 127:1 ugaragaza ko nubwo umushinga warangira, ushobora kunaniranwa cyangwa ushobora kunanirwa kugera ku ntego yawo kubera ko wubatswe Imana itabirimo. Nk'abakristo tugomba kwibuka ko Imana idufitiye umugambi kandi ko dufite inshingano zo gufatanya nayo muri uwo mugambi. Imana itugirire neza, tujye tubyibuka. Abubatsi b'inzu muri iyi zaburi ntibareka gukora, ariko bemera ko bakeneye ubuyobozi n'imigisha by'Imana mu murimo wabo. Bivuze ko nubwo dukora, tugomba kwibuka ko niba Uwiteka atubatse inzu, umurimo wacu uba impfabusa. Dukurikiye umutwe w'icyigisho cyacu cyangwa se w'iri jambo uvuga ngo iyerekwa ry'inzu, ndangije mvuga nti iyi Zaburi 127 umurongo wa mbere irimo umuburo ndetse n'isezerano. None rero niba umukristo ashaka intsinzi, yagombye guhuza gahunda ze bwite n'umugambi w'Imana, n'umugambi w'Uwiteka Imana yacu ku bigendana n'ubuzima bwe. Kandi iyo bigenze gutyo, usanga gutsindwa burundu bidashoboka. Kandi haba hari intsinzi, niyo haba hari intsinzi. Ubwo ni ukuvuga ngo none rero niba umukristo ashaka intsinzi, yagombye guhuza gahunda ze bwite n'umugambi w'Imana. Yeremiya 29:11 ku bigendana n'ubuzima bwe. Kandi iyo bigenze gutyo, usanga gutsindwa burundu bidashoboka kandi haba hari n'intsinzi. Reka rero dusenge ubwo turi kurangiza iyi nyigisho cyangwa se iri jambo. Mana isumba byose, Mana yacu, urakoze kubwira ijambo, kubwira ifunguro ryo mu mwuka waduhaye. Turasabye Mubyeyi ugira imbabazi, Mwuka Wera, ngo udufashe gukora ibyo twumvise muri ubu buzima
muri ubu butumwa ibyo twumvise byose tubishyire muri puratike, rwose tujye twibuka ko Mana inzira zose ugomba kuba uzirimo, naho ubunini utazibamo Mana ujye twibutsa ko bitazatungana. Ibyo byose rero turasabye Mana ngo uduhe ubwenge kandi dufashe kujya iteka dukurikiza ijambo ryawe. Tubisabye twizeye mu izina ry'uwatubambiwe umwami wacu Yesu Kristo.